ndashimira mama wanjye waje kwifatanya nanjye kuko ni nawe wanoje umutima w'urukundo watumye dukora igikorwa cy'uyu munsi. Ndashimira cyane basaza banjye bamperekeje hari inyuma. U Rwanda nimwe ruhanze amaso, nimwe Rwanda rw'ejo hazaza. Nimwe muzavamo abayobozi bicaye hano, nimwe muzavamo abashoramari, nimwe muzavamo abantu bakomeye, abaganga, ariko byose bizaba ari uko witangutamo mugara nitambukira cyane. Muraho abana makuru nyakubahwa w'akarere ka Bugesera, nyakubahwa executive w'umurenge wa Rweru, banyakubahwa mwese muteraniye hano n'abana n'abashyitsi n'ababyeyi, mbifurije umwaka mushya muhire 2024. Twishimye cyane kuba twaje kwifatanya namwe uyu munsi. Mbere yuko ntangira ndashaka gufata umwanya nshimire cyane umuyobozi meya kuba yaraduhaye amahirwe yakumva igitekerezo cyacu ndetse akadufasha kugira ngo uyu munsi ubashe kugera kandi uri kugenda neza gutya. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'umurenge wa Rweru kuba baradufashije cyane kuorganiza iki gikorwa. Nabona bibashimira cyane. Ndashimira ubuyobozi bw'umutekano buri hano, ndashimira abavandimwe banjye, ndashimira mama wanjye waje kwifatanya nanjye kuko ni nawe wanoje umutima w'urukundo watumye dukora igikorwa cy'uyu munsi. Ndashimira cyane basaza banjye bamperekeje hari inyuma, ndashimira inshuti zanjye, ndashimira namwe mwese kuba mwitabiriye ubutumire mukaza kubana natwe uyu munsi. Uyu munsi rero twagize icyifuzo cyo kuba twagira umusanzu twatanga. Twifuza kugira ibikoresho twaha abana bamwe bigora kubona bitewe n'ubushakashatsi twakoze n'amakuru baduhaye. Ndashimira cyane umufatanyabikorwa Rahura ucaye hano wabashije kudufasha tukabona ibi bikoresho byose twabagejejeho. Ndabona bagerageje kugenda babibaha. Ndamushimiye cyane. Ntatinze mu magambo, message ntoya natanga ku bana. Abana murakurikiye? Ukunyumva? Impamvu twese duteraniye hano ni ukugira ngo tubashyigikire mu myigire yanyu. Icyifuzo twifuza ni uko mwashyira umwete mu kwiga. Muri kunyumva? U Rwanda nimwe ruhanze amaso, nimwe Rwanda rw'ejo hazaza. Nimwe muzavamo abayobozi bicaye hano, nimwe muzavamo abashoramari, nimwe muzavamo abantu bakomeye, abaganga, ariko byose bizaba ari uko mwashyize umwete mu kwiga, mukumvira ababyeyi, mukumvira abayobozi babayobora, sibyo? Niyo mpamvu rero mubonye amahirwe leta yabashyiriyeho yo kuborohereza kubona uburyo bwo kwiga, mukabona abaterankunga bamwe na bamwe bashobora kubasapotinga mu bikenerwa ku ishuri. Mujye mufata iyo advantage kugira ngo mushyire imbaraga mu kwiga. Muri kunyumva? Bamwe bararangaye ndi kubabona. Abana muri kunyumva? Nimwe mbwira. Rero ubu turi mu gihembwe cya kabiri nicyo mugiye gutangira. Nimba mu gihembwe cya mbere harimo batsinzwe mutarakoze neza, mugerageze muri iki gihembwe cya kabiri mwikosore, mwige cyane kugira ngo muzavemo abantu bakomeye u Rwanda ruteze amaso, sibyo? Murakoze cyane rero, reka nsoreze aha ngaha. Ndabashimiye cyane, reka dukomeze twishimane. Ndumva ari ibyo magambo makeya. Murakoze. Murakoze cyane.
karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru aho waje gufasha abana 700 baturuka mu miryango itishoboye. Ni igitekerezo wagize gute cyaje gute muri wowe? Ni igitekerezo ni ibintu nkunda gukora buri mwaka mu mpera z'umwaka. Nahisemo gufasha gukora iki gikorwa, gufasha gutanga ibikoresho by'ishuri ku bana 660 baherereye mu murenge wa Rweru, karere ka Bugesera. Tukaba twarakoranye n'akarere ka Bugesera. Nk'uko bivuze ntabwo ari inshuro ya mbere ukora iki gikorwa, bavuga ko mu myaka umaze ukora iki gikorwa impact bimaze kugira wenda imeze gute, ubisobanura gute mu iyo myaka yose umaze ubikora? Bifite impact nini bigira ariko abantu mbikorera nanjye bwite kuko mbibonera imigisha myinshi cyane, kandi hari ukuntu ngerageza gukurikirana nyuma tumaze gukora igikorwa nk'iki, hareba se cyafashije icyo abona afashije, se utanakora iki cyabafasha, se nabasabira ubufasha gute. Bigira impact nini mu myaka myinshi maze mbikora. Uravuze uti uyu munsi twabonye abantu batandukanye bafite amazina azwi mu myidagaduro baje kugushyigikira, wavuga ko ari iterambere rimeze rite mu bikorwa nyine uri gukora? Ni iterambere rishimishije kuko urumva uri gukora ibikorwa bitagaragarira abanyarwanda cyangwa bidafite akamaro nta wabishyigikira. So kuri njyewe ni ikintu gikomeye kuba abantu benshi banshigikira, abastari bakanshyigikira, ndetse n'ubuyobozi bw'akarere. Ndashimira cyane meya w'akarere ka Bugesera yadufashije cyane kabisa, yumvise igitekerezo cyacu aradufasha, ndamushimira cyane. Kate, wazanye n'umubyeyi wawe, bisobanuye iki kuri wowe gukora igikorwa nk'iki cyo gufasha uherekejwe n'umubyeyi? Birashimishije, akenshi ibyo nkora byose abimfashamo abizi, so we kuba ari hano barangiye nishimiye ko hari akabona ibintu yantoje ko ndi kubikora, birashimishije kabisa kuri njye, birashimishije. Abi Bugesera barabibonye n'ubushize umwaka ushize n'ubundi niba mbyibuka neza ari kumwe n'abana n'ubundi ni mu karere ka Bugesera, banza ugakunda abandi bo mu bindi bice by'igihugu. Ariko naho tugerayo babyibuka ubushize haciyemo igihe, hari ibyo twakoze nyuma yaho, ndibuka twageze kujya Butare dufasha nabo abana barenga 500 nabo tubaha ibikoresho by'ishuri n'ibindi. So n'ahandi hose ngerageza kuhagera, ariko nyine ndeba ahantu abantu bafite ibibazo kandi bishobora korohera kubageraho no kubibakemurira. Kati niba numvise neza, hari abana numvise bari barataye ishuri, wiyemeje kubafasha, uzabafasha iki, bangana iki? Harimo abana bose hamwe ni abana 660, ariko harimo 60 nibo bari bafite special case, bavuga ko bahejejwe nyuma n'amateka kandi bavuye mu ishuri. Ariko urebye leta n'amashuri ya leta ntabwo bishyura, ariko haba hari nka fee bayita feeding fee I think, bishyura n'amafaranga makeya ku mwana, bakavuga ko nta uniforme bari bafite. So nibyo twagerageje kubakorera, tubishurira n'ayo mafaranga, nibaza ari ifunguro bafata ku ishuri byibuze umwaka, kugira ngo turebe ko twaba encouraginga gusubira mu ishuri. So icyizere baduhaye nuko bavuga ati noneho 60 nabo bazasubira mu ishuri, nibyo tuzakurikira nyuma turebe ko koko byakozwe. Wemeye umwaka umwe, ariko se nta mpungenge z'uko nyuma yawo bashobora kongera bakarita byongeye bikabura cyangwa bakurikirana kugeza barangije? Yego, nkuko mbivuze tuzabikurikirana, turebe feedback baduha, hari n'ubundi bufasha bakeneye twabutanga. Ubundi ibijyanye n'umutima wo gufasha usanga hari igihe umuntu aba inspired n'ubuzima yanyuzemo cyangwa se ibindi, wowe ni iki kudrive gukora izi activities zo gufasha? Ni umutima, sinavuga ko ari ubuzima bubi naciyemo bintera, ni umutima, ni ukuntu umuntu akura bibona nk'uko nkunda kubivuga. Ni ibintu nakuze mbona ababyeyi banjye bakora, mama wanjye, grand-mère wanjye, kandi iyo ukuze ureba ikintu nawe kigukuriramo. Ariko n'umutima, ni umutima umuntu uri mu muntu, ntabwo umuntu udafite uwo mutima yabikora. Abaye bikorwa mwafatanyije, ese bundi nibiki bagiye bagufasha mu buryo bumwe cyane ubundi? Abafatanyabikorwa wa mbere ni Rahura, ni company bagira ibintu by'ibikoresho by'ishuri, nibyo twatanze ku banyeshuri, baramfashije cyane ko kubona ibikoresho by'ishuri Marete ubwazo zikwira abantu 660, ntabwo ari igikorwa gitoya. Ndashimira na Burarirwa dufashe kuduha ibyo kunywa ku mubare munini cyane, n'ababyeyi babo mwabonye ko bariye banyweye. Hari indi company nayo yitwa Brood ikora ibintu by'imigati n'iki, nayo yaradufashije ku mafunguro bafashe. Kuri njye nyine ntabwo nari kubyishobora na njye nyine, niyo mpamvu mbashimira cyane kubw'iyo nkunga bampaye. Imikoranire yawe na Rahura imeze gute? Tumaze iminsi tubona uyamamaza, ese ufitemo shares
Timo shares cyangwa ni imikoranire isanzwe kuko tumaze iminsi tubibona ku mbuga nkoranyambaga zabizarahura n'izabibwira. Turakorana nkuko mwayibonye ndamamaza turafatanya bikorwa uhereye no kuri iki gikorwa. Ntabwo twasoza nakubajije wenda iki kibazo cyangwa se natumye wenda ubutumwa butanga hari abana batoya especially wenda abakobwa navuga bari mu myaka y'urubyiruko babifuza kumva ubutumwa ushobora kuba wabagenera buri gihe hari ubwo utanga wenda ku mbuga nkoranyambaga zawe ariko nk'ubutumwa bw'ihariye ushobora kuba wabaha muri uyu mwaka turimo tunatangira 2024 n'ubushye. Ubutumwa nabaha ni ukwigira icyizere ni ukugerageza guharanira ejo hazaza heza bivuga ko nimbara abakiri mu ishuri bagomba kwiga cyane nimbara abagerageza gutangira business cyangwa gukora bagashyiramo imbaraga ntibakemere ubaca intege kuko future y'umuntu ni wiyigeza ahanini n'abantu bamuri ruhande. Reka mvuge ni wenda like amabanga wenda nk'atatu ushobora kuba wenda wabibira ku buryo bushobora kuko umuntu yatuma like ubuzima bwe bubasha kugenda neza especially umwana w'umukobwa ko nawe uri umukobwa ni nka yashye tunasoza kugira ngo tukore kujya mu bindi. Amabanga atatu sinavuga ko ari amabanga icya mbere no kugira icyizere nkuko nabivuze icya kabiri ni ukudatuma hari umuntu gutesha umurongo imbara umurongo wihaye ukawuharanira kugira ngo umurongo ugendemo neza. Icya gatatu ni ukugira dreams kandi ukayiharanira kuzigeraho. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane.